ngiye ndambiwe kubaho ntufite amafaranga rwose reka nkubwire indwara mbi n'ubukene kera nkiri muto najyaga numva batukana ngo agapfa udakize singiye kuzapfa nakize nose gupfa wishe byo ariko nishe ndi unigaguye ugira ngo ntabwo arabona nize aho nyine twarabyumvikanyeho nyine ubwo gahunda nuko ariko uzi ukuntu nakubwiye bya bindi ibintu mugomba kumukoraho gusa ariko mu buzima bwawe mu mikurire yawe waba warigeze uribwaho n'inzara mbese maje kurya hano ingana iki kumpa 500 ngo ningure ngo niba ari marobo y'ubugari n'iki se hari igihe byose mbiguka nkaba cyakoze urabirya byose bugari n'ibishyimbo ntabwo urasonza wowe genda ubwo nyine gahunda nuko tuzemeje ubuse twe twanze kuba turara kuri materia double ubuse materia double bayigura iki ubuse twanze kuba turara mu nzitirame nkuko uzubinsaba ubuse twanze kugura imyenda yo guhinduranya ko urabara yanayitwimye ahubwo turanamutera nubwo n'imyenda yacu zayiduhe cyakoze tubonye imyenda byo nabyo bya waya amafaranga imyenda se amafaranga yabonetse imyenda yawe yabonetse rega giye nkoze mu mafaranga uzi ko bura naje ngiye mfata icyemezo cyo kuza kukwinjira nakwinjiye kuko narenze kuri muri boss leader umukire nyine witeje imbere ariko narayaguhaye wanambeshyega ko witeje imbere narenze ko nawe nayakorera kumbe nawe warindushye usabiriza ariko aya yavaga mu kiryango vuga ngo warasabirizaga wagaburiwe n'umuryango uriya ni umuryango ntago ngiye nasabaga urumva nubwo banyihindutse nubwo nakoze amanyanga gisobanura nubwo wakoze amanyanga okay narayirukana abantu gisobanura neza nakoze amanyanga nyakoreshejwe n'umwinjira arancuka nyine ndayakora sibyo ibyo ndabyemera sibyo ni nazo ngaruka ndi guhura nazo byose Cyprien mbabarira ugende ariko ntumbabarize umwana Frank rwose ugende mu mufungirana ahantu gusa nimumubabazi byonyine kugira ngo tubone ya mafaranga wowe kumubabaza nibyo biri gutuma hamagara kugira tubone amafaranga utamubabaje ntiyahamagara nyine arayemo nka rimwe cyangwa kabiri inzara ikamurya yavuga tumuraze mu kigega cy'amazi oya nanone mwayamusukaho ariko ntimuyamugire ntacyo genda ariko wowe tumuraze noneho mu idomoro irimo umunyu umunyu mwawukura hehe mugize sugura ibiro 2 cyangwa 3 nibyo ushaka noneho Cyprien nawe ntera ubwoba rero none se ko nkubwira ibintu byoroshye ni baramukanda ku buryo mu gihe ari gutaka ataka hamagara ati baranyishe nahuye n'abagizi ba nabi bari kunsaba amafaranga ntabwo bari butuvuge humura reka ndabona ufite ubwoba ntabwo bari butuvuge abasore namaze kubategura kwanza reka ngene ngo nabikumenyesha kugira nubona ntinze kuza utaza kugira ngo arahari nagiye niba fata amafaranga se reka nkubwire nibaramuka bafasha amafaranga naye bakakunigana nayo mwese nkababura ari wowe na Frank witonde umuntu muba bari mubi ugenda umva nkubwire mva ukuntu kari akazi gakorwa abantu bagira nabi ndabatinya ngenda siyaruga ari ngewe ni ukugira nabi birakora gukora akazi gatugiye mu kazi erega ashobora kubaburira cyarimwe ariko tubura hari ibintu uvuga nkumva bifite n'ubugoryi bwinshi uramburanye nese abantu mbahaye ikiraka ubu ndi ikigoryi ubu ngize ikigoryi ndavuze uri murazana ibintu bimeze nk'ubugoryi ntabwo mvuze kuri ikigoryi nawe taza kurakana namara gusinzira ukaniga ndabazi ikigoryi kimenyana ni urashaka kuntuka nyine se umuntu yagututse ngo uri ingegera sibyo nge nigeze mvuga kuri ingegera iyo gututse ngo ingegera ivugana n'ingegera ikigoryi kivugana n'iki n'ikigoryi kazi yego byose ni ikigoryi kikazi kikavuga n'ikigoryi kazi n'ingegera kazi kavuga n'ingegera kazi ubwo rero twese byabaye mahwane igare we nandise sawa wowe nande wowe nanjye ngewe nanjye kamureke njye kwikorera akazi mfite icyaka komeze gutyo se shangiye ubitse urwo rutwe ubu nta mikino umva kanze bamagare Frank amubwiye ko turi kumwe maze amahoro ahinde sava se ibyo bintu uri kujyamo ni ibiki ko se wabaye ucecetse wowe nkahamagara nkamenya ko
akamenya ko uhari kamuhe na pariyeri ubundi. Nalo? Hello? Yes. Okay. Natwe dushaka kubanza kumenya ko ari muzima tukabona kubaheza amafaranga. Nyine ari muzima gihumeka nyine tukabona kuyabaha. Dushaka kugenda turagenda kuri kondisiyo zanyu ariko namwe murumva ibyo dushaka. Mbere y'ibyo byose dukeneye kubanza kubona isura yiwe. Okay, katurebe. Dore isura yiwe bagiye kuyima kuri WhatsApp. Dore nguyu. Nguyu kuri video. Fufu bit twarakubuze umva. Ziritse se subibona. Nyine ndi kubibona umva. Kutari kumvugisha. Se yavuga ziritse umunwa wowe. Okay, ntacyo reka duhure. Turahurira hese. Ngwe kangohereza adresse zanu twahurira nta kibazo. Okay, nta kibazo reka nanjye nitegure nze nkurebe. Sawa. Sepuci ibintu mu mwana wawe. Ese wabaye uretse njye nkibonera ibiceri hano nta jambo nari mu rusayizo ugifite nyibabarira nawe. Ubushiti bwose dufitanye. Nta nshuti y'amafaranga mwana. Ndakeka yakubonye. Nta wundi mutima mubi uko wagiye kunyera amafaranga. Sibyo amafaranga gusa nta kindi. So rero kwera yuko abonye kuri muzima kugira ngo utancika ndabizi neza abo muri kwiwancika. Nubwo kuvuga ngo turi inshuti iki. Sibyo Sinagucika ngiye nibabarira. Turi inshuti ntabwo ibyo bintu nabikukora. Ntabwo wancika. Nagukora sinana kugamba. Shavye tuwe tubiretse nta kibazo. Reka ngiye kugutwara mutereke ahantu. Si musaza wawe se? Mutereke uruhande rw'ahantu twavuganye naza aramiriza amafaranga. Ndetse gutwara. Tukagenda meze neza uragenda fata kuri bugereyo. Uri mu maboko y'abene wanyu. Ahubwo kanse nkwereke ibintu ngiye gukora. Fura. Kuri umugize mu bwoba. Tugiye kujya kumureba. Aba bantu bahita bagufata nawe bakakuzirika Fura. Njye ntacyo bantwara kuko ntabwo banshobora. Rero reka nkubwire bino bintu biri kunyiterera ubwoba pe. Aho tugashaka inzego z'umutekano zikaduherekeza koko. Nubwo bakubujije. None se tugezeho noneho tukahita tumuburira icyarimwe. Ahubwo wamubura gute muri iki gihugu umutekano uruzuye ahantu hose gute? Ntabwo bishoboka. Ushaka kuvuga ngo ujyanye umujyanye waba ukimugezeho bakayibabara namwishe. Noneho tukabura byose. None nujyana amafaranga bwo niba muguhe. Ibyo urabigenza. Ndaba mfite amafaranga. Ndamwereka ati dore ngaya nawe mumpereza ara. Ubwo ugiye bahita bakwereka nk'imbunda aba bantu. Ntabwo uriya mukobwa nta cyantwara. Ubwo nicyo kari wenyine se uruzi uyu muntu ari wenyine. Sinzi rero. Ubundi waje tukajya mu butayu tukabanza tukabaza Imana inzira nyine turi buca. Ntese kubizi muri Kigali hari ahantu hari ubutayu uri. Ntese ubundi kujya mu butayu no gukurikiza ayo masaha baduhaye urumva bwo igisubizo ari iki? Ndabona n'ubundi amafaranga yanti yarayaduhaye katugiye tuyamuhe nyine aduhereza umukobwa wacu yikomereza ubuzima bwe natwe dukomeza ubuzima bwacu. Rega ntabwo cyo ngiye mfite impungenge mfite ntabwo uri kuzumva. Ubu ngo tukagenda tukahita tuyamuhereza akahita wenda nkaka batuzirika. Amafaranga bakayajyana nitunamubone ibintu byose kugira ngo byorohe ngiye kwitegura ntijyane. Noneho turakomeza tuvuga. Ya niko bimeze. Ngo uzasanga zamu yananyifatiye ku ngufu. Sigaye mura andebuzwa. Oya nta kibazo ndaza kumubwira reke kukureba. Ntabwo wansiga ngafura turajyana. None ubwo turabigenza gute se? Turagiranye no kwa yapanze niko tubikora ariko je nifite ubwoba. Kuko ntabwo twajyana itagira ngo
ni ibintu twamupangiye kandi ntabwo twagenda nta muntu dusize ku rugo, ahubwo ngewe ndagenda kandi ndabizi neza ndaza muzanye. basi Imana isaka nawe kugenda imbere kanitegura ahubwo nze wambaye n'umukandara ufunge cyane. nta kibazo. ubundi uru rugamba nishoyemo ubundi ujyeho urundi rugamba nzarushobora. aya mafaranga kuri konje menshi. Abo se boss 800 umuntu wanumye nkamukuzanira. Erega ntago nkora njyenyine. Nanjye bafite equipe dufatanya. Ese bisaba ko mikora iminsi ngahe? Wopfa kuba wazanye amafaranga. Ese 200,000 kuguha ni makeya? 200,000 nta kibazo. Kugira ngo ubone ko nanjye mfite umuhate mu kazi. Muye Odessa 600 afere nkayirangiza. Umusoro ntuma nkamukuzanira. Ukamubona mu biganza byawe. Ubundi mbere y'ibindi byose. Aha. Ngiye nagusobanuriye. Uriya musore ukuntu ateye. Ongera nyereka ifoto ye kwanza. Sibyo? Kereka niba atari we ndi kwibeshya. Uyu nguyu. Ay. Uyu. Biranoroshye kumufata rwose. Frank. Jewe ndamukuzanira. Oya ntago munzanira. Ngiye ndashaka kugenda ukamukanga, ukamukanda, ukamutera ubwoba. Turi kumvikana. Ibintu byo kubabaza abantu. Ngiye gushaka. No gushimuta. Nyine nicyo ndashaka. Uramukire wakundangiye twakoranya akazi kandi afere nayirangije neza. Cyakora yambwiye ko mubikora fresh. Ni ibintu byanjye, ni ibintu mfite mu mwihariko ngiye. Ariko ntimuzamukomeretse. Nuvuga ngo ukuntu muzamutera ubwoba ni ubwenge bwanyu, ariko mutamukomerekeje. Reka nkwereke. Pfa kuba washyizemo amafaranga. Ariko yanjye nshobora kumufata nkamujyana nkamuzirikira iriya za cyumbati. Ahantu bita cyumbati hasi mu bigano ngiye nkamubabaza. Inzara ni mukubita iminsi 2-3. Aferi yawe ntabyi iminsi wabigiye gutinda. Ugomba kumushyira mu mazi akonje. Yamara gukonje ibirenge gahita ahamagara amazi hari abasuma. Okay. Mbikino nshaka yanjye ngewe. Gabanya amagambo mbikino nshaka. Yego boss. Taza gukora ibyo ntabwo tuni. Yego. Muranje. Rero ntabwo ndibirwe nambara amasogisi. Mugenge kwita ngenda none. ugiye kujya kureba umuntu wambaye inkweto z'umweru nawe. Ese tugomba kugenda tukamuzamo. Mwere kugenda wambaye ibintu bibi ku buryo babona kuri n'umukire bakanagukatura bana 200. Ese nambaye neza. Abantu b'ikigaye ntabwo mugiye ibintu mukanje kuzinduka. Jewe nafashe umwanzuro nanga imyenda yanjye nzongera kuyambara imwe yo kuzindukana. Ese twatwarayiguriye iki? Iyi ngiza yanjye nyikora no mu rugo yawe ndanye zindukana. Ntabwo yende nzongera kuyambara mwe wanguriye. Uzaza wambara imyenda yose. Fra. Rero kamubwiye mbere yo kugenda kamanza gusengera. Ako ndishimye. Ngiye kubona mushiki wanjye. Ndibaza ko duherukana kuva iryiriye. Disi. Kutumva mukumbuye mana dusenge. Unese we ntago yishimye ko tugiye no kumuzana base. Reka tujye tureba no kuri side zose. Tuvuga ati twamubuze yego ariko nanone tugiye kumubona twishimye. Ndabyemera ariko ageze ahangasha. Reka dusenge basi. Mana ugendane na Franka. Ubane nawe nagera hariya uriya mukobwa niwe n'ikintu kibi yagambiriye Mana ukimukuremo. Franka nahagera amuhereza amafaranga amuhereze fufu. Nimbona bageze ahangaha nzagushima. Ndabwira na Angelique agira abantu bose b'inshuti ze bashima Imana bavuga ngo Imana yacu n'umukozi w'umuhanga. Ugendane na Franka mu nzira kandi nanyu usigaye nanyu Imana ujye undinda cyazamu mamura nazi ibintu kiri kundeba ujye undinda zamu Mana. Mana ugiye neza Franka na tante umuhe umugisha muri Amerika n'umugabo we n'abana ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Gende neza. Ubwo iyo telefone ntabwo ari bayikwaka. Kandi ingi ariyo nkoresha tuvuganaho. Yego kandi koko. Mbo ubwo wite ku rugo nyine nawe nsange wateguye ibintu byose tuhite tumwakira turye.
si wa muhungu mubwire nyine ateke neza. Ese kutishimye tayari ngewe ubu ngubu ndumva ndi mu myuka yo kwemeza ko ahari. Sawa. urugendo rwiza. uriya muhungu mugomba kumufata mukimara kumugeza hariya mumubabariza yego nibura mu gihe kingana n'isaha imwe mumutegeke ahamagare anti we banza wumve se Yego. banza wumve nyine ibyo uri bukore ndakumva cyane. ntago ngiye nshaka kumurya kuko uriya ntabwo aribwa nta mari irimo mwe muramufata mumushyire mu mazi mbese uko mubigenza murakuzi mumukande ku buryo nibura mu gihe cy'isaha imwe oya ngira n'udukoresho. okay Utagiye nta kibazo nshobora no gufata inzara nkazikandisha ipensi gake gake ntacike igisebe si wabinsobanure se. ariko bose ngiye nyizera akazi ndakabasha nicyo nkora umunsi ku munsi. urumva ngatuza nabyumvise ntabwo reka ngire vuba mve hano umva ukuntu bimeze mwebwe murabikora gutyo hanyuma mumutegeke afate telefone ahamagare anti we w'i Burayi sibyo yes amubwire abaha amafaranga kugira ngo mumurekure yego n'aba bazanywa ngahe muhite mubwira miliyoni 20 yes nimwumva ari kuzarira ariko nyine afitemo akantu k'akontu ngo nonwe mumubwire miliyoni 10 nimujye munsi y'8 noneho nabyemera muhite mumuha nimero yanjye yego hari nimero ndibuze ngiye kuguha yego ntabwo ibaruye mu mazina yanjye ibaruyeho witwa Francine uri kumva turi ibyo kumvikana byoroshye. sibyo yes namara kumubwira ko amafaranga yashyizeho mubanze mumpamagare mumbaze ko nayabonye twabyumvikanye yego okay reba kiriya gipangu kiriya cya shokora isaha cyenda kuba nk'umukara urakibona rwatabona neza ndakireba dore hariya hakunze kuba hegetseho mugende muhite mukingura none mugeramo imbere sibyo yes vuga gacyata numugeramo imbere murasanga inzu 3 z'amakonoshi cya gipangu akimema ingizi urazibona ninze 3 ndareba hejuru ninze 3 z'amakonoshi y'imyeru noneho iyo hepfo muyihorere iya ruguru muyihorere mujye kuyo hagati noneho inzugi zaho zikinguka zijye gutya ibintu byo kwica inzugi oya ntabwo muziki nta kibazo bonagira ngo nkora nyine kugira ngo bize kuborohera we nubwo ufite ikoranabuhanga ryawe akenshi abayicaye muri salo yego muranze bukunze muramusangamo dore nk'ikiri gipangu kiranda kireba kijya gusa nk'umukara ukuntu sibyo okay ngaho tugende ku mafaranga 250 urayifata aya bose nakubwiye ko atari njye uko 300 urayifata gira note ya 500 afere nyirangise umva nkubwire nkora akazi kawe nishimye ntabwo nkora njyenyine tega amatwi se nawe yumvuna mu mutwe urafata inote ya 400 bose agezana n'5 niba utayafata akazi tukihorere nta yandi mfite sinagwa amafaranga mfite singiye kwemera ibyo ntazabona niba wumva yarya ntacyo ukorana akazi ngiye ugwa ngo uhaye 100 nibyo nagiye kukubwira uhora usi wabyukaga gera vuba vuba mamagara abahungu tutangira akazi aho kandi SMS uyitise ngese ndi umwana shyamo nimero yawe ngira ngo ibi hari ikibazo gera vuba vuba mamagara abahungu dutangira akazi ngewe Rudoviko sena yanjye ntabwo wabe reba yaje bose reba ngwiza ukuri ngiye gukorera akazi ku buryo uzajya umpuza n'abandi beka umva kamba amagara usigaye nyicaza hagati y'amaguru yawe wagiye wumva amaguru ukicara neza nk'umudamu kwicara kire mwabo inzurigane ntoya ariko ni ujya kugira kuyikora abanjije wireshyeshya nayo nubatse inzu tureshya ubwo mbese ni nko kuvuga ngo nubatse inzu nk'iy'urukwavu cyangwa iy'inkoko kubake ngaho ubwo se hari ubwo noneho amaguru yateje ikibazo noneho yandambitseho ariko ubundi ubu ntiwitukuje kasha uzabaze ngewe ibi ni inzobe ibaze inzobe zose cyane yo mu biryo nanarya ibiryo ubugari n'ibishyimbo oya ibyo ubugari n'ibishyimbo ziko byari byo byatureze kubera ko mwamenyeye kurya ibitoki n'amafiriti wumva ubugari wagira ngo si ibiryo ese urambura hasi nawe ukareka kumvura ibiro ufite uzi ko ubu bindambitseho urabizi ko ufite ibijana 10 none ubindambitseho usa hari ubwo mwiciye usibye kagoka nese akaguru kawe gapima bingahe okay ngaho reka nagize oya reka ngire
mvura nkubwire sheri wanjye gutya ujye wicara gutya nk'abasilamu ndambwira ibintu maze kubishyira ku murongo n'abo basore banjye ubu ngubu aferi yatangiye ebana kabisa mu kanya wajya kumva ukumva akanyenyeri karasomye nyine ubu aferi bagiye nyine barenda kugera kwa Frank bo bari mu nzira bari mu nzira ibikoresho babiteguye bari tayari ebana gukubitana nabo kugira ngo nizahaninje ntiwanabamenya ariko mbega ibihungu yewe ariko byarateruye ariko se ubundi ibintu bikura hehe nakubwiye ngo ibihararumbo ntaho bitaba nta kabari katagira ibirara nta santere ibura ibirara ibihararumbo ibirara binywera amatabi erega birara ntaho bitaba telefone se nayo cyangwa bo banyikiye umwana wakwitabiye hasi ntarezo sawa se muravuganye turavuganye n'umushuti wanjye na mugabo w'umushuti wanjye tujya dusangira akuma yari umuhamagaye akuma agacupa ntabwo wimenyereye amateri mu bukoresha agera nyicagira neza neza ari agacupa tujya tumwe kagura 2 yewe karyoha kubi gaturuka muri Tanzania ubwo niwe mwari muri kuvugana ariko musangira muri bane mugahita musinda ibyo biyayuramutwe rero ngiye simbikunda kaba kameze nk'amazi ibiyayuramutwe uyu ntabwo biyayura mbona n'abayayutse se ni umugabo tujya dusangira akantu warampamagaye wamenyanye n'abantu bameze gutyo bose iki bihararumbo iki asama nyine kugira ngo utaza gusakuza uyu utaza gusakuza reka mbe nkushyizeho aka kagoro kugira ngo njyewe ntabwo ndi kukumva umva asahuka kugira ngo iwe mbonye umuhungu njyewe ni wa muhungu wanyu amafaranga mbase kugira ngo ataza nyine kumbona wenda hari igihe yazanye na polisi ibyo bitangira ikibazo aho kubera ko ari umuvandimwe wawe we nta kintu yagukora no gusa akagufata ngiye kuba ngiye kwihisha urumva deni ni naza nkabona nta polisi hari ndahitanze ahubwo nimba ashobora kuzana na polisi kandi polisi ntabwo ibyo bintu mba mbishaka ugomba wicara aho ngaho uri kumva ese baza umbwire ngo yego ahubwo ngo wambire neza kuko ndumva umuntu ufite ubwagize guma aho ngaho ndabigenza ne kaka ariyo ari kumbwira ngo iki nyine navugaga ububiko bwa biriya biyoga bidafite intoza bidafite ubuziranenge yewe yazifite ubuziranenge ziranemewe ku rwego mpuzamahanga yego umwijima wawe se ubwo uzajya wakira izo nzoga zimeze gutyo harya inzoga zijya mu mwijima cyangwa zijya mu rwagashya bizasaba igihe cyo kubikwigisha umwijima si inzoga ko zijya mu nda zijya mu mwijima ko zijya mu gifu inzoga zijya mu gifu ntabwo zijya mu mwijima cyangwa mu mpyiko mu kanya urambwira mumara nta kibyo ngibyo ni ibyaba birenze ubwonko bwawe Sipiriyani wanjye we ahubwo se mbwira na n'ubu ntabwo bagezeyo hariya koko mbona utari hano
bari abahungu ntabwo ndamenya amakuru yabo. None se uyu munsi abasha kubona icyo urya se? ibyo byangaha bihora ari bimwe gusa se ni gute wabikumbura? Wajya uhindura se ugateka n'agafiriti. Amavuta se ubampaye amafaranga 500 aguramo ubuto wowe yaba ari menshi akaba ari 1000. Harya buriya amamesa ntabwo yateka ifiriti. Amamesa ateka isombe gusa nicyo yagenewe nta kindi. Ibintu byo guteka amamesa rero, amamesa ateka ifiriti. Ego ay'ingurube se. telefone ko mbona zikumereye nabi. Hari umugabo amaze iminsi ushaka inzu yo gukodesha. Singura sigira icyo wazanye hano. Halo. Ndimo ndakumva. Reka nze murebe tuvugane. Sheri. Shu. Karame. Reka nze gato. Reka nsimbuke. Ndebe Pascal ndaje. Sibyo? Ubwo subiye muri ibyo byuma muri bari inzumba za ugiye kunywa inzumba. Oya ni umugabo inshuti yanjye yitwa Pascal. Ngo umugore amukubise umwuko. Reka murebe sibyo? Wowe niba ugukubita urajya mu by'abagore n'abagabo gute? Reka murebe buryo umugabo yagutabaje ababaye. Ukandi wa muntu ujya mu bibazo ukabyiteza. Ejo nanjye ntazamererwa nabi ntibantabareka njye gutabara mugenzi wanjye ndakubwira. Nawe yari umwinjira se ntawe. Ariko uzi ko umuntu areka kugenda tukarwana. Genda cyari umwinjira. Gatabara mugabo mugenzi wawe. Ntasoni. Tabara mugabo mugenzi wawe. Ngiyewe narakwinjiye. Ariko byabayeho. Biya ni kera habayeho ni nk'umugani. None se ubwo umuntu twari twicaranye dufitanye gahunda warangiza ngo uragiye. Ese ubwo ikibazo kibayeho niba Pascal mpamagaye kambwe ngo ni mutabare, ngo ni mubabarire mutabare waretse ntamwumva. Umuhanda mwiza ngaho genda gusa ushaka abanzi babiri ajya mu bagore n'abagabo. Ariko akazi kawe nyine genda. Ndabona bakomeye nabi. Sawa sawa yihute. Yego Pascal, naje. Boss. Uri impamvu navuga gahoro cyagiye nkaga kuvuga mu kanya. Ura nayo ndi kumwe na madamu. Nangaga kwa kumva. Natwe akazi twakagiyemo. Ahantu wanyohereje ko mpageze ahubwo nkasanga umukobwa uhambiriye. Ngo ntago ndi kumva neza. Twageze kuri cya gipangu hamwe batubwiye. Muri cya gipangu? Kuri cya gipangu. Twageze dusanga umukobwa uziritse. Umukobwa uziritse? Yego. Umukobwa umeze gute? Umukobwa w'inzobe. Unanutse? Muto. Unanutse rwose muto. Karinganiye mu kuntu. Gafite amaso abyimbye, amaso asa nk'wenda kwa manini. Nako ngako rwose. Ko ni gashikike. Wa muhungu nawe mwabonye? Ahubwo twari tugiye kumuzana umukobwa. Mwari mugiye kuzana iki? Tugiye kumuzana uwo mukobwa. Muzana umukobwa sinigeze mbatuma umukobwa. Baretse gato. Oya uri muri huta vuga gake ngo bimeze bite? Kuvuga ngo twumvise umukobwa ari kuvuza induru. Ubwo turebye hirya no hino tubona umusaza ari guturuka hirya. Uriya wadutumye. Wa uri naberetse. Ari kumwe n'akandi gakobwa bari kuza. Yari kumwe n'uri mukobwa? Wundi ubona w'inzobe noneho unanutse cyane. Unanutse kurusha wundi? Gusa unanutse kurusha uriya meza ati ngo kabyara. Ubwo rero warambwira Wumva ukuntu bimeze. Umva ukuntu bimeze. Yego. Ako gakobwa gato mwahereyeho. Yego. Gafite amaso yenda kuba nini nk'aya Marie Jose. Yego. Mukazane. Kiramurakazi. Ni mukazane. Noneho ariko se mwazanye uwo muhungu. Cyangwa bose mukabazana. Mwabazanye ari batatu. Twafata abantu batatu urumva byashoboka. Ese batatu babana mwaba bicubiwe ntimwabazana
ntabishaka waduhembeye kuzana umuntu gusa namwe koko waduhembeye batatu rwose waduhembeye kuzana umuntu reka mbereke nimuzana ako gakobwa k'inzobe ako ngako mwasanze kaziritse ubundi se ubwo kaziritswe nande reka tugire vuba vuba dukore akazi nimukazane hanyuma uwo muhungu si ubwo kweri se koko nta kuntu mwakwiyeranja mu buhanga mufite mukazana uwo muhungu abo bakobwa mukabareka ntabwo byapfa gukunda kuko ari kumwe n'uwo okay nimugire vuba hatagira ubabona okay umva mbabwire reka tuzana kariya gakobwa nimugire vuba ntabwo amakuru yose nimuzana ako gakobwa mwo gutinda hatagira n'umuntu ubabona kandi mubikore neza mubikore mu ibanga rikomeye mugire vuba urabizi nanjye sinkunda kwiteza abantu niba mu kazi ngewe nkora nihuta kugira ngo mpereza yanjye bive mu nzira ngo gabanya amagambo bangu gira vuba minota reka noza umuganda buse ngo wasanze agakobwa okay reka mukuzanire reka muzane